Bakunzi ba filime The Homeless Girl ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze kuri YouTube channel yacu itugezaho amafilime atandukanye. Mumaze iminsi munyandikira ngo filime yacu The Homeless Girl yarabuze, ariko reka mbabwire ko mbazaniye inkuru nziza guturuka kuri manager kuri Press Vision Films ampaye ngo nze mbagezeho mwese abanyarwanda mwakunze filime The Homeless Girl. Icyo usabwa ni kiriro kandi subscribe ufungure inzogera niba ushaka kumva ubutumwa bwiza yaduhaye, hanyuma dukomeze nze mbabwire se yatubwiye ngo iki, ese iyi filime igiye gusohoka cyangwa ntabwo iri busohoke. Murabizi ko filime The Homeless Girl yagarukiye kuri episode ya 42, episode ya 43 twari dutegereje ariko ntabwo yasohotse, haciye iminsi 2. Icyo manager wo kuri Press Vision Films yambwiye rero nza kubabwira ngo abanyarwanda mwayikunze, yambwiye ati mutwihanganire gutinda kubahereza episode ya 43 ikurikira byo twarebye, ariko natwe si twebwe kubera yuko twari turi gutunganya izindi nyinshi kugira ngo tujye tuzibahera rimwe buri munsi, tujye tubahereza episode buri munsi. Murumva yuko rero ni ibintu byiza bari kudutegurira. Muri make impamvu itasohotse nuko bari gukina izindi babura umwanya wo gutunganya zimwe ngo bazibahereze, ariko byarangiye bagiye kujya bahereza episode buri munsi saa 7 nk'ibisanzwe. Icyo yashatse kutubwira neza muri iyi video, yatubwiye ati uyu munsi saa 7 nk'ibisanzwe turaza kuri episode ya 43 ikurikiye kuko twarebye, muze kuba mwiteguye kuri Press Vision Films tuze gukora saa 7 mwiteguye kureba filime ni mwakunze muri benshi, ntabwo twayibima ahubwo tuba turi kubategurira izindi zibura. Mwumva ko ari ibintu byiza cyane rero, kandi subscribe ufungure inzogera kugira ngo iyi filime neza gusohoka nze kukumenyesha uyirebe mu ba mbere nimba warayikunze.